gusa shaho none nigeze kwiga kubiteka bira n'ubuhanga cyarananiye kabiroroshye ibirayi ukabitogosa nine ira shape y'isambusa gisegera mikoro neza ikazi ifite igipese kinini ugasanga ikiraha cyaje kimeze nka capati rangiza izina twumve ikiraha ntago ari sinabivuga komeza twe ya sineri giye mitanjanga iri hari abantu babikunda bararisi abagabo nabo twanikiye muri comment umuntu birika nikira hiki uva mutware mu bitubire aze kubivuga muri comment asi ntwandikira enda birahatwara biri ari ngiye na fireman twize kujya indobo 2015 muri 2015 iyo ndebye urukundo nkunda njyewe birandenga nshaka inyiturano nkayibura nagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza mu by'ukuri, murambivuga umunsi ku munsi ngo nibyo tuba tubifuriza. Reka mikaza abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye, mudukunda kandi mudukurikira, waba uri umunyarwanda waba utari umunyarwanda ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese tubahaye yambu. Aka kanya tukaba turi kumwe n'abatumirwa nk'uko tumaze kubimenyera cyangwa se tugenda tubagezaho abatumirwa benshi batandukanye, ariko uyu munsi ni special day kuko twahuje abantu bari special from different bonavuga ngo industries zatandukanye, ariko nibyo film na music industry, it's all about art. Yeah, that's what it is. Ni jado twishime tugiye kubana mu buryo bwo kuyobora ikiganiro. Aka kanya rero reka mbanze mikaze ariya kutuje cyane. Hoya ndatuje naye ndimo ndiko accelera kaje urasa neza by the way. Wambaye neza ariko ndi kubona utuntu tw'uturongo duciye. Washyizeho tatuwaje? Oya ni hina. Nawe wakabonye Gisa? Ya ndanezerewe cyane kuba twarungutse indi mikorere, kandi ikaba ari imikorere myiza iri ku bavandimwe. Ngewe nkweruka uri ku Isi TV, ujya kuri Big Town TV, ariko uyu munsi to your own channel, kandi iri gukora ibintu like byiza abantu bashobora kwisanga, bishobora no kugira aho amina. Ari Steve umugisha gisara wihaye. Nge nane yahaye umugisha ku munsi wa mbere kandi biri kugenda. Yitwa Iris Aliya. Sure. Kandi bamenyeshe ko nanjye ngubu hari YouTube channel yanjye cyashya, Aliya official. Aliya rero afite ka YouTube channel kiwe, Gisa nicyo abivugaho. Ngewe nari mvuze ngo buriya nkunda abantu bakora, kandi iyo ukorana ingufu zawe ugakorana umwete ugera kure. Mu izina ry'abantu bafite impano ku isi, mu izina ry'abantu bakora umuziki mpagarariye, mumfashe dufashe Aliya official. Ni YouTube channel y'inshyashya, n'umukobwa ukina comedy neza, cinematic. Tumushyigikire kubera Imana. Na Iris TV ariyo turiho, mumbabare dushyigikira umuvandimwe Jado, dushyigikira igihugu. Nukora subscribe kuri zo channel nkubwiye, uzaba ushyigikiye Gisa cy'inganzo. Wallahi abafana bose ba Gisa cy'inganzo numva butaberekeza kwa Aliya, kwa Iris kabisa. Yes, Gisa noneho nubwo tumaze iminsi wenda tutanaganira, ariko mfite ukuntu ndi kubona wahindutse agasatsi. Agasatsi noneho ukuntu
kameze neza cyane. Mbese ubundi wabaga mu Rwanda arukuna abantu bajya babanga se wabaga he uvuye i Burayi uvuye wenda twebwe abantu niba twumve nabi biratworohera no ko umuntu ashobora gutembera wenda bitewe na connections ufite ushobora gufata time ntoya nkajya somewhere in the hotel nka medita indi time nkaba ndi mu rugo. Ubwo buzima akenshi na kenshi buba ari ubwiru bwanjye ariko nyine abantu tuba tumeze neza kuko dufite abantu badushyigikiye mu byo dukora icyo cy'ingenzi ahanini. Mubayeho neza abantu babanza banabona agakweto wambaye noneho njye n'agakweto kari aho gasanzwe reka genda ibaze ariko nawe useka neza bebe nuko kandi si icyaha oya si icyaha kubona ikintu cyiza kandi kiri cyo ikibi buriya ni ukubwira umuntu ikintu kitari cyo ariko kubwira umuntu buriya abazungu bo bagira n'umuco ushobora kuba uri n'umuntu ufite ubumuga runaka ariko bo ubusanga we ari cyo kirato kiwe ikintu kiri difference ufite abandi bantu badafite. So njyewe I'm proud nyine kuri small ya aliya sinari ariko nabibonye ndabikunda. Okay usutuma n'ubu nimitangira kuri po ya mbere nagira ngo mbanze numve aliya ubundi waruzi Gisa gute. Gisa donc nzi neza ko unamufana ubundi Gisa umufata gute n'umuhanzi ubona ari ku ruhe rwego ubona numbere ni yihe mbese uvuga Gisa ahibereye tazamuvuga dahari. Okay Gisa ukuntu namuvuga afite impano ntago abantu bose baririmba ari uko babizi hari abantu baririmba babikunze nta mpano bafite ako we afite impano yavukanye. Ikindi kintu muziho azi gufata decision nyine uko wamumuzi 2019 ntago ari kumubona 2020 ibyo nibyo byiza biba bigomba kuranga yawe no kugerageza umuntu ufite gahunda buri mwaka bafite impinduka kuri we. Ikindi nyine ni umuntu uganira ntago yiyemera umuntu wese aramuvugisha niko twagira ngo twarabanye ibyo bina abantu bose barabigukunda donc umuntu ufite izo karite y'abantu barabimukundira. Indirimbo noneho yagisukunda ni ngabo banza gatike yes agitsa aliya none tutubwira zimwe mu ndirimbo za Gisa wakunze. Harimo iyitwa uruyenzi indi yitwa ku nkombe yitwa aho abantu muzazumbe ni nziza cyane. Mukurikirana ni handi kuri site nkurikirana utambeshya kubera Imana. Aha ni ku ruhande rwa aliya Gisa noneho wowe aliya ni umukinnyi wa filime utabimazemo igihe kinini cyane ariko umaze kugira izina ni umuzi gute wowe? aliya ngewe nabonye ari icyana cyiza gitoya gifite intumbero kiyubaha. Sometimes nge nakunze career yiwe yahisemo gukina ibintu bishobora gususurutsa abantu like comedy. Hari ukuntu tujya twicara tukabireba no mu rugo umukomisiyoneri right na Zubi comedy mbona ni umukobwa ariko mpita mbona ni igikobwa gitoya ngisabira Imana kugira ngo izajya ikereka inzira kuko nabonaga ari cyana cyiza ariko akina neza ndamwifuriza kwaguka agakora nibye agakora campaign nini natwe tuzamufasha uko dushoboye hamwe n'Imana. Ibintu wabonye ukibona aliya byihariye kuri wewe? Nabonye ari urubebe rw'urusabo ntago nabeshya ni ukuri jado kubera kubeshya n'icyaha kimwe mu bintu bimuranga mbese ni giseka neza ni ikibaju n'urusabo nyine ngewe mutera imitoma ngo bari munere imitoma izori zimwicara ukabe mu kiganiro kubera atari yo gahunda like ndi kuvuga ibindi ku mutima namubonyeho bidafite aho bihuriye n'ibinyoma cyangwa lag kitere neza giseka neza gifite umutima mwiza nta kibazo. Gisa n'ubwa mbere muhuye? Ni nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ariko nyine twagiye duhura buri wese asa nkaho ari kwirukanka mu bintu bye kubera nyine the world is a cycle. Ariko ndashima Imana ko basi guhera uyu munsi basi tuzajya tunavugana.
ariya n'ubwa mbere wicaranye na Gisa uko wajyaga umubona cyangwa mwumva mu ndirimbo nicyo wamubonyeho kidasanzwe noneho ubwo muhuye mukaganira? urebye nta n'ibitandukaniro yiyambariye nyine nk'abazungu. umutsaperi ni ibisanzwe kubera imana bazi. Okay, nuko bimeze ubwo twagira ngo tunatange overview y'umubano wanyu cyangwa se muri mwukwazi undi gusa ari yawe twanavuganye mbwira ko akunda indirimbo zawe biba ngombwa ko tunahura uyu munsi n'ibyishimo turaza no kuganira turebe umwartiste mu Rwanda ubu ngubu muri lockdown ubuzima bwe bumeze gute kubw'amahirwe dufite kariya muri kariya w'ubuhanzi ndi muri filime kandi no bantu bakunze guhura n'ibibazo bikomeye muri bino bihe tuzajya tubiganiraho Gisa. Ariko se Gisa amakuru y'iminsi se waruhugiye mu bikibijyanye na muzika? Ndimo ndatunganya album yanjye, hari abantu benshi bari kwikoraho, abaproducer babiri, mu producer bita Odiro na Bobo Pro, hanyuma producer wa video turi gukorana ubu ngubu ni Bob Chris Rahim, ndamushimira cyane. Abantu bayitege ni album nziza, indirimbo nyinshi abantu ntago bazizi, nashatse kugira ngo nyitegure bikunze kubera Imana nshobora kuzayimurikira ku mugabane w'i Burayi, ariko nyine turacyabisengera tunitegura, ubwo Imana nibyemera niko bizagenda. Bategura ko album expectations zawe yasohoka ryari? Ntago turabimenya neza, precise umunsi, byo ngibyo ahari biba ari ubwiro bwa team ibitegura, aho naba ngiye kuzimura cyane. Icy'ingenzi nuko hari byiza byinshi turi gutegura ku ruhande rw'abafana banjye n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Good. Kugeza ubu nigize nkubana muri Big Town mbere nyuma bivamo, donc ubu ngubu uhagaze urimo urikora ku giti cyawe, ufite management, ufite label, bimeze bite? N'ubundi Big Town nuko Bakti ari umushuti, buriya tuba twahuje ibitekerezo tugakora ikintu kugira ngo dusangize Abanyarwanda bimwe mu byiza. Naho ubundi ngewe haciyeho igihe kinini nifasha muri muzika yanjye kuva narangiza amasezerano nari narasinye muri Touch Records. Okay, urumva ko kufasha muri bino bihe ntago byoroshye, urasa kutubwira struggle zose unyuramo kugira ngo indirimbo isohoke. Donc nani indirimbo bari n'indirimbo nshya kigiye gusohoka muri minsi watubwira aliya. Abantu benshi bakunze ikiganiro twakoranye ubushize, byaranshimishije cyane kuko bwari ubwa mbere iriyacu no muyimbonyeho, ari nabwo ikiza. Mwarakoze cyane, mukomeze mukirebe. Hari abanyetse nimero zanjye nzazitanga ushaka nk'umubwire. Nigeze gutanga nimero zanjye nshaka abantu babakiriye muri Radiant. Fone yanjye yarashyushye iruzura, mpora mpamagarwa. Wenda okay, ndabikunda ko baba bampamagaye bankunze, ariko umuntu nkenera wese ajya ansanga kuri Instagram, nitwa Gihozo Bashyaka, azasearchinga nyine tujye tuvugana kuri Instagram. Hanyuma muri zo ndirimbo zose ebyiri wavuze ukunda za Gisa, ni iyo mva yakuririmbira nona? Ngiye nkubwire ko navuze eshatu ariko nandirimbira iyo akunda. Hitamo imwe, ngiye nibyo nkusabye, yaba ku Ruyenzi, yaba ku Nkombe, yaba. Okay, naririmbe ku Ruyenzi, nziza cyane. Cyangwa imitoma myinshi. Nayitomora. Iyo ndebye urukundo nkunda, njyewe birandenga, nshaka inyiturano nkayibura, nagutekereza ikiniga kikanyica, ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi.
ko wahita ujya mu rukundo. ariko ndakwifuriza cyane kuzigira mu rukundo n'Imana abantu bakaza nyuma. Nibyo byiza kuko ujya mu rukundo n'abantu kenshi na kenshi ukababara. Wenda ntituri bubigarukeho ariko impamvu mvuze kuriya narababaye mu rukundo. Urukundo nibyo bakora rubabaza. wari wakundaho wagize ugira boyfriend? Oya, ibyo ni ibintu byanjye nzaza kubivuga baje kumpropose. Uzaza gutanga ubuhamya? Nzatanga ubuhamya ko iriya ndirimbo ni nziza. Urakoze, Imana ikumugisha. No, iyo yiririmbye live bitera emotion kurushaho. Nyine uhita wumva ko niyo waba udakundana uhita wumva. Nawe inseko yawe imeze nk'indirimbo kubera Imana. Indirimbo ya rap se cyangwa ni umuhogoza. Ari nabona gushaka kurira. Oya ntakarire mama, ujye wisekera ntukarire. Njye nahisemo kuzajya nisekera kuko life is too short. Jya wisekera atanikunda n'igikorwa cyisekera. Papa n'umukobwa wirirwa arira wapi. Kwera Imana umukobwa uhora aseka afite amahoro, urumva no kukwakirira abashyitsi biroroha. Abashya bakirana urugwiro. Guhora arira mugabo wanjye ibi ngibi ibiki n'ibiki ugasanga biguteye stress, kandi urugo no guteta, urukundo ni umunezero. Ako gisumenya yamenya gutetesha nyine. Nibajije wa mukobwa yamushobose. Oya njyewe ninjye wafashe icyemezo cyo kumureka. Wabonaga adaseka? Imbona ntabwo ari kunsekera. Sha byarambabaje kabisa. Nuko abantu bakansura ukabona ntago harimo umunezero mu shana bari byiza. Cyari urabona ko nikira n'ukuri rwarubishye. Urugo rutarimo kunezerwa abantu babisangemo. N'umuntu ushobora no kugira ikibazo avuga reka ngane ruriya rugo bagira umutima mwiza. Ariko mu rugo harimo abantu bateye ubwoba wapi. Ariko gisura mu bantu b'abahanzi bigisha cyane gukundana binyuze mu ndirimbo, mwese n'amagambo meza nyine atuma abantu bagira iyo mpundu. Kuki kurugumana bitahise bikorohera? Simbizi njyewe wenda nimba ndugira, ariko ngerageza kudakinisha umutima w'umuntu. Ubwo nimba ari amahitamo yanjye ngerageza nyine kumwereka urukundo akwiriye. So iyo rero uwe undisturbinze, njye nkunda gusengera relationship iyo nyigiyemo kugira ngo nyine ntazatana cyangwa ngahura n'ibibazo. Ubwo urumva rero kuko mba nafashe umwanya nkabisengera, ibitari byiza Imana irabindinda. Byiza cyane. Arigima za Gisa nizoroshye ni ukugerageza kubera Imana. Ako ikintu namukundiye yavuze Imana kenshi. Nanjye birantungura. Kandi ari uyu munsi no mu masengesho. Oya. Ntago yabeshya, ntago yarimo. Si yarimo? Oya. Buriya kambabwira umuntu ugirana ibanga n'Imana biba ari byiza. Kuko Satani aba yumviriza. So n'ubu uri mu masengesho n'Imana ukabivuga, Satani akoresha uko ashoboye akakugerageza. Handi ushiduka wabivuyemo. Rero Satani hoyi, Satani buriya iri ku isi, ntabwo iri mu mwuka nyine. Okay, iri mu mwuka, iri ku isi. Ariko ikintu wavuganye n'Imana ntabwo icyo. Ariko hari abantu Gisa umukunze no. Oya shajado. Njye ni ibintu bisaba kugira ngo Uwiteka abidusetinge mutwe. Ikintu nashaka kuvuga buri ikintu wavuganye n'Imana ntabwo Satani yacyumviriza utakibwiye mugenzi wawe. Ukurikije ukuntu wajya gufana Gisa nuko umubonye uyu munsi, nicyo umwifuriza ejo hazaza? Okay, ikintu namwifuriza kuko urabona ko agira urukundo rwinshi, aririmba indirimbo z'urukundo. Imana izamuha umuntu umukunda by'ukuri, uba wishimye, haje abashyitsi useka, amuha urugo rwiza. No, ntago ndi perfect. Okay, ntago wavuga ngo nkanjye kuko
wenda yambonye hano ndi guseka wenda wabona ndi mu rugo mba narakaye birashoboka we ya rero agomba kuzagira umuntu akamwiga akamenya karagiteri ze niba ari umuntu mwiza nyine Imana izamuha umugore mwiza. urakoze cyane nawe Imana izakwihera agapapa k'akadiaspora. Oya ntago zari black ya nanjye Imana izamuha nyine uwo mbese uhuje n'amarangamutima yawe. Gisa ari abantu bari kuvuga ko muri iyi minsi uri kugenda ubura ugenda ubura nicyo bababwira aka kanya. Erega no kuboneka cyane si byiza turi muri corona. Ikindi cyambere nuko ndi umugabo wo guhamya iby'Imana yankoreye mu gihe nari ndi muzima bugoye uyu munsi nkaba mfite amahoro. Ikindi ndahari kubera Imana ndi kuri iOS TV. Okay mukanya nimo mbaza icyerekezo cya Gisa bitewe nuko lebo aho mbese aho byari bigaragaye nk'aho ari lebo agiye kujyamo nyine yahise akomeza gahunda ze nk'uko bivuza akunda kwikorera. Oya ntago ari lebo nari ngiye kujyamo wapi bakti ni inshuti yanjye twarahuye tuganira kuri project turayikora. Understand. Hanyuma aliya nabonye Zube ejo bundi baragiye muri fireman niba nibeshye baragiye ni Watch TV urabizi aka kanya nta makuru mbifiteho. nabonye poste zabo ejo bundi bigaragara ko bamuvinze bakajya muri Watch TV cyangwa se gukorana na Neri. Nise nibaza ni aliya se ufitanye gahunda yo gukorana nabo cyangwa ufite undi murongo w'imikoro ugiye gukora ku giti cyawe? Buriya ni byiza ko ukorana n'abantu bikaba na byiza ko umenya impano ufite nawe ukayikoresha. Niba nkenera nzagenda nkorane nabo gusa kano kanya nta na management mfite bitewe n'impamvu nyine zanjye na management yanjye. Nabo rero ni impamvu zabo kuba ni byiza kuba bagiye aho ngaho bari ni byiza cyane. So ntago nari mbizi gusa Zubi mu buryo nakoranaga nabo ntago bwari uburyo buri permanent nabo cyane. Iyo bankeneye barambona buriya niba nkenera nanjye muzabona nagiyeyo gusa mu nsengero cyane ngiye nshaka gukora ibintu byanjye. Oya humura rwose Imana izabikora. Imana kandi izabikora. Nanjye ngira abantu nzamura ngira abantu numva ko nafashije bizanshimisha cyane. Byiza cyane ubwo tutegereza ibikorwa byawe mu minsi ni imbere. Arya sheni yawe n'ubundi ni aliya gutyo official. Aliya official. Yatangira kujyaho ibintu. Remember to subscribe. Aliya official. Abantu be bakora subscribe bitegura ibikorwa bya aliya kuko udafite management kandi uri umukinnyi mwiza. Ndi umukinnyi mwiza ariko buriya mu buzima iyo ufite management mbi impano yawe ipfa ubusa. Birutwa nuko wakwibera manager ku giti cyawe. Gisa ariko n'ubundi mu mikorere iyo ariyo yose urabanza ugakora icyo bita self management. Ukamenya ikikurimo ese ni ikihe ukamenya potential gifite then ukabona gushaka aba partner. Kuko management ari abantu benshi batabizi. Wowe ubu mwihaye nk'igishoro nyine ubaye igishoro cye agenda agushore ninjize ku mpano yawe. We rero araza ntago barasobanukirwe kuba management w'umuntu icyo ari cyo. Niyo mbogamizi mpura nabo ngiye kuba manager banjye. Bambabarira aho bari ntago tubana nabi ariko ntago muzi kuba manager w'umuntu ni iki. Aka kanya mfite management nziza ntago naba ndi kuri no level ndiho. Sibyo? Ako kubera Imana mfite manager Imana yanjye ni manager wanjye. Ariko se ala ndimba y'Imana usubiriza. Ndimba y'Imana usubiriza. Ndazize ariko ushaka ko nyiririmba. Uri cyana cyiza ari. No kuri uganira neza. Komeza unyiterere story. Naryohewe. Gisa kuririmba nshaka ko namurimbira akantu gato. Abantu ngiye bajya banseka. Oya ntago twe turi guseka. Iyi ndirimbo y'Imana. Okay.
Yesu umukunzi wanjye nkunda, mugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabiza umurimo wowe. Ungabiza umurimo we, azunshira kuri. ariko Gisa ndashaka kumva impano yari yindi yari yishemo. ntabwo kuririmba ari impano ye. Ahubwo shiga nyine akunda music, ari numu arts. Nkunda music ariko Yeah. najwi nyine rubana rito. Urumva cause Abantu benshi nyine mvurusha. Kandi baje. Okay, barahari. Ratangiye sinjya mbeshya. Urumva gusa nyine ijwi ryawe riri like soft, nyine rirasona neza. Urumva kuri no gukora ibintu biri touched from where. Urumva nyine harano uri kubikora kuko bikunze cyane. Ariko mu by'ukuri ufite impano yo gukina ama cinema, ama true movies and comedy and everything. Kindi nkunda music iyo mbabaye ndayumva nyine nkumva biterwa, iyo ndi mu bibazo numva indirimbo z'Imana nkumva mfite imbaraga, niyo nishimye hariza numva nyine wenda nkanabyinaho gake. Ichito cha utakaso nizame kushwa umo nakusifuwa nakwa iyo nime pata utakaso. Kubera akunda indirimbo z'Imana, Ndazikunda zinkora ahantu n'ukuri nkumva. Iyo wishimye ntago wumva indirimbo z'Imana. yabivuze. Reka mbabwire. Iyo yishimye yavuze ko azumva yari yababaye. Okay, hari mood uburimo ukumva ko ugomba kubana n'Imana. Nyine Imana muragendana. Ariko ntago bivuze ko cyagiye uba wishimye ushobora gushyiramo indirimbo y'Imana ushobora gusirimba. Ariko n'izisi tuzishyiramo kugira ngo twibuke ko turi kwisi. Pasiterina. Zirahari. Gisa ngo murabisi. Reka nkubwire. Zihimbaza Imana ahubwo akaba n'indirimbo zo ku rubyiniro Rwaheze rwo kwisi. rwo kwisi, ariko urumva byose bikorerwa ku isi rega. N'ubundi uririmba iz'Imana abazibikoreye ku isi. So ahubwo ni ugumenya guhitamo category y'umuziki uririmba. So gusa umuziki w'Imana ni umuziki uhumuriza, ni umuziki utuma umuntu wari ubabaye atuza. Nanjye ndawukunda cyane no kurusha undi muziki wari wo wose. Wanawubanyemo mbere yuko. Ndawukunda cyane cyane cyane. Nkunda indirimbo za hit song, indirimbo za nkunda Gabiane Kamanzi, nkunda Ben and Chance, nkunda Daniela and James. Urumva abo n'aba gospel. Serge Yamuremye n'inshuti yanjye. Urumva nkunda gospel. Iyo umuntu avuze ngo muririmba indirimbo z'isi ngo zindi z'abisi, ugasanga n'umuntu ni umukristo pe aba mu idini ariko ntiyakumva indirimbo ya Gisa kuko yumva ari iy'isi. Iki wabivugaho? Iyo ni imyumvire, ntekereza ko iyo ni upeiza. Wallahi naho nkubeshya ntago wacira umuntu urubanza kuko nizo tuba turirimba n'indirimbo nziza. Hari igihe uririmba indirimbo y'urukundo umuntu akisanga muri urwo rukundo, kuko jewe nzi ingo z'abantu benshi zagiye zubakwa n'indirimbo nagiye nkora. Ntago rero uba ugomba gucira umuntu urubanza, usibye ko ubungubu bagenda basobanuka. Hari kera, uyu munsi ngira ngo mwumva n'indirimbo za Israel Mbonyi mu tubari. Urumva bishatse kuvuga yuko n'umurokora ashobora kumva indirimbo y'undi muntu, bigenda bihinduka. Ese kandi indirimbo ziza zirimo ibyo bamwe bita ibishegu, umuntu w'umurokore uririmba muri korali abamutse kumva iyo ndirimbo urumva byabijyanye? Ariko n'ubundi barazumva uko byagenda kose. Abarokore se ntibakarupa bari kuvuga ngo nzamukubita ikinya. Ntarabo njya numva ngewe n'ukuri sinjya mbeshya pe. Nyine ariko babyanga batabyemera biraza mu matwi. Hari ikintu nyine gusa ntago mbikunda Jado. Sorry,
hagati okay no nyine uwo murokore ashobora kuyiririmba sibyo kuko wenda yaciye muri radiyo ikahita satani nyine ikahita avugana mukuru kinyafu wowe wamuzi ariko buriya aba yumva pasiteri amubonye yaba yakoze amabara imagine ese ndibaza aramutse yumvise indirimbo wenda ari indirimbo usanga ziba zaragenewe iz'abantu bakuru nyine abantu bashakanye abantu no bya bikorwa by'abantu bakuru nawe akaba ari mukuru akaba nabikora ikibazo ni ukubyumva cyangwa ikibazo ni ukubikora twagakwiye wenda uyu munsi hariho system nama nkuru y'igihugu y'abahanzi kugira ngo urabizi ifite n'abayobozi hasigaye hariho uburyo bwo kuganira tukareba ese ni ikihe gihangano umuntu agiye gukora kigenewe nde wenda bisa nkaho bitaracamo neza ariko ntekereza ko hari ibihangano bigenewe abantu runaka ukuntu ushobora kuyisohora ukayiuploadinga kuri YouTube ariko ugashiraho ko igihangano kigomba kurebwa n'abantu bafite imyaka runaka urumva umuntu yajya kukireba bigasaba ko yandikamo details ziwe cause birangiza hari nk'umwana wumva ibinyafu nimba ari bya kope ya lompe ugasanga none se ikibazo kindi gihari nta ndirimbo z'abana mujya musohora nimwe ndumva indirimbo cyakoza nzasohora indirimbo z'abana ntabwo ngiye kuzasohora ibyicungo indirimbo yitwa ibyicungo ese nawumvise bye bye ndagatama ka Yesu okay no izo nize muri middle class nasabana muri secondary abana muri secondary ko cyakoze oya bo baba bagomba kumva ubushyuhe rwose si twabarenganya ese twabigenza dute ugomba kuzuma mvani danje ariko nanone ibyo bintu ubundi se wowe yumvise indirimbo ubushyuhe baririmba abana isobanuye iki ari ubushyuhe bumva isobanuye iki ku ruhande rwa modoka twajemo ntabwo wumvishe ukuntu yari okay nabyumvishije nese ubona nawe uri umwe ushobora kuba affect bijye biba ngombwa bijye bibaho ko ushobora kumva indirimbo ibyavugiyemo ukaba wabishyira mu bikorwa njyewe ikintu navuga ntago wavuga ngo iriya ndirimbo y'ibishegu iyo umuntu ayumvishe ngahita utwaye n'igihe igukurura ukayiririmba ukumva ko bishimishije ariko ntuwite n'ibyo bintu ngo ni ibintu cyakoze ngo nzakubita ikinyafu ukumva ni ibintu hari n'akavido nakoze narakabonye ariko nyine ukubise inyafu abantu mushaka kuyireba yankubise ikinyafu muzajye kuri Instagram yanjye muzahita mukabona mwandike igihozo hashyaka kariho umwana yankubise ikinyafu ndakubise inyafu ni akana kitwa boy nabonye kamukubita igishyi cyo ku bisusu ngira ngo ni ibihu urumva so rero iriya ndirimbo ukuntu imeze urabona ko Bruce Melody yari umwarimu akana ako gakobwa rero kabona gafite ubuntu bw'ubucakura muri class kandi umwarimu akubita umunyeshuri nyine amukubita ikinyafu rero niko njye nayo abana niko bahita babyumva abana ahubwo mwebwe mushaka kubisobanura neza ariko Gisa imisatsi yari umenye wayikunze oya nuko hari ukuntu ndi kubona turi gufa mu ntebe then nkabona ni ngombwa ko nshobora kuyimufatira ikaba iri ku relaxing ikazamo umuyaga nta kibazo hagati aho nta kibazo bimwe mu bintu bindi nashaka kubabaza mu by'ukuri umwayitiste ejo bundi nabonye Alex Muyoboka avuga ngo arimo asabira abahanzi inkunga cyangwa se gufashwa na leta kubera ko bari mu bagize ibibi bikomeye turenze umwaka n'igice turi muri lockdown nako turi muri bihe bya covid ubu noneho turi muri lockdown Gisa ubuzima bumeze gute ku bahanzi ku giti cyanjye ndi kwirira ibintu by'ibiskronyonyo ndikoresha muri fridge nkikurishamo ibiji kubera Imana ya mireti irimo sosiso nijye biskronyonyo arobizi warabeshya reba icyo gishokora ngo ibishyimbo biramwishe goko abajya ureka kukabya wallahi ngiye mvugishije ukuri ntago ndakina niye nzabibabwira mu nteri nkuru rwose ibishyimbo isombe
yakibisikonyonya wallahi nabyo umva aba diaspora mu muremere utugi ntago duhenze n'udusosisa ubikarangira happy pole n'ibyawe hanyuma se Gisa wowe ubwo bushobozi uri kubukura he kabandi bari kurira bari gufata kawunga ku kagari shagewe nifitiye abakunzi kabonye kuko harimo intambara za gihe cyo koza ntakubeshye bro gihe nifitiye abantu bankunda kubera ndi mu bantu bikoreye umusaraba wa industry nyarwanda ubwo urumva hari abantu ntago hajya habura ibintu kandi nta wubashye Imana bicwa n'inzara amen kandi ngewe bike mfite mbisangira n'abandi haba na byinshi ubanza ariyo mpamvu Imana okay manshimwe aho ni abantu muri ino minsi muri lockdown ni igikoma abantu murabizi sinjyanywa n'igikoma igikoma abapapa bari kukinywa ngo nutri papa nutri papa undi igikoma pe n'ibishimbo n'imiceri n'ibyo bintu nkunda ginger icyayi nutri papa se ntabwo uzizi yariyo ntabwo nyizi sindanayibona mu gikarito cyayi nutri mama nicyo gikoma akaba nutri sinjyanywa igikoma pe cyaka nanjye ndacyanga iri mu ducupa dupfundikiye ukabona umuntu w'umugabo ari guhoza hariho nawe n'uwikimwa ukagira hari kuzamo ingoma ngo zasungu narabyanze ni agacyayi mu gatasi gatoya n'imeshaho wanze kunywa igikoma niyo mpamvu utanabyibuha ariko gihe niyo tayi ese urayibona nakwifumye cyane agira ngo ubwo urabona ngana nkawe bya bisa bite koko jado ni urugero Imana yabishimye da urabona koko bitari amakosa kuvanga umuntu munini ku munini se ntago biba bifite gusa gihe ni kunongana kuva kera na papa wanjye na petit frère sibyo ko bandusha uburebure gusa ariko niwo mubiri wanjye ariya none uvugira abantu bo muri sinema bo uramukubona babayeho gute kubijyanye n'akazi kari gahari bo bakuraga amafaranga basenge cyane nyine kuko nose ubwo wavuga iki basenge cyane icyorezo umuntu wese ibibazo bimuriho impande zose si sinema gusa abantu bose tuzi twose twarahagaze n'udukora turi gukora nabi no gusenga nyine tukava muri iki kibazo ntabwo umuntu wese biragoye nubwo navuze kuriya ubwo nayo ngiye kuvugana abahanzi bameze neza ubwo twatugarutse muri ega nyine abahanzi hari bo ukuntu reka nkubwire njyewe lockdown ishize buri wese yari ari mu buzima butari bwiza ariko Imana imva naryaga neza birushije n'iminsi yose wabeshye Imana yakugiriye neza ukavuga ngo waburaye uba wihakanye Imana n'ukuri gorate niyo mpamvu wazanye n'ibyaga byaturutse ku Mana ntago mbizi ni blessing ni Imana tu ntago bizi ubwo byavaga mu kirere tubwiza ukuri bahuhiyemo nyine bagatwika nta n'ikindi kintu noneho hari ibinini baduhaye by'inzoka warwaraga inzoka hoya barabizi amaye nka rukaburacuma nka yanjye yiganje warwaye inzoka ma byagenze biteze barabizanye urumva batangiye kubitanga muri quartier ariko bitera inzara warabinywaga se warurwaye inzoka ega Gisa abana bose barwara inzoka bana cyari akimaze gukura ufite ibintu warwaye agakanzu ibinini rega ni iby'abana bari bamuhereye mu bana urumva aho baje guha abana ndavuga se nanjye mu mutwe utuntu uryeho kwera turaha two muri quartier wari waratumaze cyari uzi ko nzakigurira ingunguru y'ibira ikunda ibiraha ariko n'abantu bakuru barabikunda biraryoha ari umuntu avuye muri Belgique ejo bundi yaje ambwira ngo feri ya mbere mu biraha muzi undi muntu ukunda ibiraha MC Tino amushyize hanze shanda mushyize hanze Tino unapendaga biraha hanyuma Gisa yakwemera ingunguru y'ibiraha cyangwa nzajya mugurira ibiraha buri munsi cyo koza ariya nzajya mugurira ibiraha buri munsi
kiraryoha ibintu nzajya atamugurira uracyabirya ariko ubu byarakaze muri karitsiye nta muntu ugisohoka na musaza wawe ni ukuri gusa shaho none nigeze kwiga kubiteka biriya ni ubuhanga byarananiye biroroshye ibirayi ukabitogosa nyine mikoro. iriya shipu y'isambusa gisegera mikoro neza ikaza ifite igipesi kinini Mm. ugasanga ikiraha cyaje kimeze nka capati irimo rangiza ikiraha. izina twumve ikiraha ntabwo ari sinabivuga komeza twe iriya sineri igiyeho mpita ndyanga nawe mpita mbyanga irihari hari abantu babikunda bararizi abagabo nabo twandikiye muri comment umuntu birya ni ikiraha iki umva mutubare mu kino bitubwire aze kubivuga muri comment ikiraha oya nawe ushobora kuba nawe ubizi gusa nyine ibiraha biraryoha ibiraha amabiswi ako njye nibajije umuntu wabyise ibiraha wamunyereka njye numva ari cyangunda n'inguru mbaye utuntu muri karitsiye ibiraha biraryoha ari za mushubatayi ako hari igihe ukigura kirimo urusenda noneho ukumva mu matwi havuyemo imyotsi ndahiye wazaguriye agasenda ariko ndagakunda asi nturarya ikiraha enda ibiraha twara biriya rigiye na fireman twize kujya indobo 2015 muri 2015 twanyuze ahantu turi mu gitaramo tubona turashonje nta handi turi gukura igiporezo fireman amfashe ukuboko gisa ngwino hano turibeta twarabiporeje turumirwa ndetse ko zatwara biriye ku buryo iminwa ari yabo unagendaga agira ngo umva ibiraha ubundi ubirya bikuru ari Kigali ari Kigali ari ahantu bita Ngoma none ibiraha byo muri Ngoma buriya ehe uzi ukuntu babikaranze baba babishiririje nawe byumve 2015 ikiraha cyubahwe kiraryoha yes nuko bimeze rero turi kumwe na aliya ndetse na Gisa Kinganzo umwe mu bahanzi dufite beza mu Rwanda yamuvuze beza abahanga ariko turi kumwe n'umwe mu bakobwa beza mukaza akora noneho mbere yuko wenda tugana ku musozo mu kanya tunagenda tunakonkira iby'ikiganiro cyacu cy'umunsi aliya yatubwiye ko ayenda gutangira ibikorwa bye Gisa azakina comedy azakina long metrage azakina filime zimeze gute ni serie nge ntago nzakina comedy nzakina film nkore n'ibiganiro ni filime ndi no kwiyandikira ntago nahita nyivuga nonaha gusa ni filime ni story nziza cyane ndabizi muzayikunda mani nshoboze nyine mbone ibishoboka byose bageze nukuri gica no kuri chaîne yawe uganiriza abantu ibiganiro byo ni spirit man ntago vibes ntago ibintu byose nagiye mvuga ari ngewe adashi hari umuntu ufite spirit muri we abantu bakagira ngo ni we buri kugira ukuri ntago ariho hari igihe nanjye nicara nareba ibintu navuze sini ngewe wavuze none ibi bintu ariko Imana ibiri kugukoresha nawe wavugira rubanda kugira ngo uvugire rubanda rero ntago uwo imva ni umuhamagaro wanjye ntago nawe reka azacaho filime hacaho ibiganiro ingeri zose njye nta kintu njya ndeka na Gisa uzamutumira kuri chaîne yawe Gisa nzamutumira tuvuge ibintu by'urukundo mu baterankunga nanjye uzanumire nawe nzagutumva ibintu nyine biri mu buzima tu byiza cyane Gisa none wowe indirimbo nyawe nshyashya tuyiteze amaso ryari ubu hari video yarangiye yakozwe na ba Oscar Dos bari gukora video nziza big team izasohoka vuba mu minsi nk'itatu mfite n'ibindi bikorwa byinshi ndi gukora hari niyarangiye turi gushutinga urumva turi gukora kuri album yose wenda na koroni zaba yegeyeyo abantu tubahesha umugisha hanyuma channel yawe
yibutsa abantu. channel yanjye yitwa Gisa cy'inganzo official. Abantu bakomeze ba liking, ndi kubona biri no kuzamuka, bakore subscribe. Ntago nari nzi ko yabigeze hariya, ndabishimira Imana, ni umugisha ukomeye. Kera wasangaga kubera ubuzima bugoye umuntu yabagamo, ugasanga indirimbo yagiye kuri channel ya kanaka akanaka, ariko uyu munsi wa none ndashimana ko mfite platforms zimeze neza, dushobora no kubasha kwamamarizaho umuntu ibintu bikagera kure. Instagram nitwa Kinganzo, iriho .o. Abantu bakomeza badukurikirane kubera Imana, na aliya wanjye hari Instagram. wamuze kwandika Gihozo wa Shyaka. Gihozo wa Shyaka. Shyaka wande Gihozo Shyaka wagira amata. ubundi Shyaka aba ari nk'umubyeyi kubyara. ariko muze kunononsora izina riri kuri Instagram, hari igisobanuro nyine rifite. Okay. Ubwo nangize ngo ni Gihozo wa Shyaka, Shyaka wa Murwana Shyaka wa Ngabo, Nyine Shyaka wa Gihozo, wa Gihozo, wa Cyuzuzo, wa Cyoma. Wa Cyomoro wa Cyusa. Wa Cyomoro wa Cyusa. Cyusa cy'abagabekazi. Okay, Gisa cy'inganzo cyande. Gisa cy'inganzo cya Mibambwe wa Kitatire. Rutindukana nkubito ku rugamba mugarangwe mugongo w'ingona. Uwabatinganye mu gufora bibero bikingiye abarwanyi. Uwabatinganye mu gufora. Mbese ntawe tunganya kumasha. Okay. Ni wowe wenyine kwiye. Urumva ko Gisa afite ikivugo kirenze. Ko ngiye kugishaka. Ajya umugore bivuga. Arega ibintu bya uburinganire bwaraje. Oya byaraje kandi abagabo. Umugore ativuga se hari umugore umeze nk'umugabo. Hoye ushobora no kuvuga ati ndi umugore ndi umuzira guhaga. Nitwa Ndaba. Hoye nshobora no kuvuga ngo ndi umugore si ndi umuntu. Azanga uvuga umugore si umuntu. Oya nawe wakwivuga umugore si ndi umuntu nitwa ari. Uzayimba akavuga cyari kivuga ibutatu. Nzasanga. Ni umugore w'umutima, ni ikirabyo kiri mu kivaze. Ni umutoni wa Sumuhoza wa Shyaka. Shyaka wihogoza wagira amata. Uri icy'inganzo. Inganzi isizamu. Aragaye mugashuri. Hoya. Ni spirit. Karanejeje. Urakoze nuko. Cyane nzagakumbisha mu kiganiro. Oya ni umugore w'umutima rwose. Kirabo cyo mu giva wowe uzagakatinga ukamba. Tuganye ku musozo rero, ariko Gisa rwose soza. Turishimye cyane kuba tukihumeka, n'umugisha n'amahoro masa. Amen. Reka dushimire rero abatumirwa bacu uyu munsi, dushimire Ariya no ku ruhande, dushimire Gisa, muri abantu babagabo cyane. Babwira abantu baranaturanye twabahuje. Ikibazo turi umuryango, turi inshuti nziza. Inshuti nziza ntago umenya, kandi buri Imana yaragennye ko ngira inshuti nziza nka Aliya. Ushobora kungira inama wenda mu buzima, nanjye nkamusangiza bimwe mu iterambere ryacu twese ibyo dushoboye, nta gusamara. Ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiye mu kiganiro, abamaze ukanda subscribe bari mu muryango mugari wa Iris TV ndetse na kabisa Iris TV, Aliya official, Gisa cy'inganzo. Hose mukubitaho mukanda subscribe kugira ngo mubone ibikorwa byacu kubera Imana barabikoze neza. Mushaka no kudusura kuri iris.rw, twandika inkuru nyinshi zitandukanye. Reka mbashimire Gisa, ndagushimiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ariya nawe urakoze cyane Imana igumuhe. Okay, ciao ciao. Bye. Bye.